Genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ibaho bamwe muri twe ntitwari turakavuka. Kuva aho naciriye akenge kugeza na n'ubu nasanze muri mata abanyarwanda birengagiza ibibanezeza tukibuka Genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Nubwo twari tukibasha kuvuga duhumeka ariko mu mutima deja twari twamaze gupfa. Nagerageje gusura inzibutso hirya no hino mu gihugu nkabona imibiri amagana n'amagana ishyinguwe mu nzibutso nkumva birandenze birenze ubwenge bwanjye. Ntibyagarukiye aho abanyamahanga bafataga u Rwanda nk'igihugu gituwe n'inyamaswa kubera ko Genocide yakozwe na bamwe mu ntagondwa z'abahutu bica abatutsi bavugaga ururimi rumwe, uruhu rwabo bose rwirabura, batuye ku butaka bumwe n'amazi bayavomaga ku mariba amwe, basangiraga inzoga ntibatinye no gushyingirana. Muri 1994 ibyo byose byarengagijwe. Umugabo ntiyatinya kwica abana yibyariye abita inyenzi. Ayo mateka kuyumva ntabwo bishimishije, ahubwo nagira ngo mwumve ko u Rwanda twatesetse rukaba mu icuraburindi. Isi yose yibwiraga ko u Rwanda amateka yarwo azimye. Inkotanyi zo rero ziyobowe n'intore izirusha intambwe zaraje zihagarika Genocide birakunda. Batuvanye mu menyo y'intare igiye kutumira neza. Hagiyeho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda izigamije kunga abanyarwanda bashyiraho inkiko gacaca. Ni umugabo wo kubihamya kuko mu nkiko gacaca niboneye ababuze ababo birengagiza agahinda n'umubabaro bafite, bahimba baza babiciye kugira ngo Genocide itazongera kubaho ukundi. Ubwo ni ubutware buranga abanyarwanda. Abatwiciye byaratubabaje cyane kuko twicirirwaga n'abantu twaduturanye, tugicirwa n'abantu twashyingiranye, tuyicarana n'abantu twasangiye. Byaratubabaje cyane biranadutungura. Kandi ikindi cya kabiri, iyo badusaba imbabazi bakaturangira n'abaca aho bari, nicyo cyatwurura. naho ubundi two kuba baratwara babaye cyane, kandi icyo twifuza nuko bitagaruka. Abapfobya bavuga ko Genocide itabayeho cyangwa bakayigoreka ukundi, ariko abakunda u Rwanda babimye amatwi, ahubwo bunga amaboko babungabunga ibimenyetso by'amateka kugira ngo baheshe agaciro izo nzirakarengane. Ntibyagarukiye aho, abanyarwanda twunze ubumwe dukora amateka meza atarakozwe n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. umuntu arebye ibyo abantu bakora mu mvura, izuba, amashyamba, ahantu hose harimo gukomereka, harimo kuruha, harimo ibintu byinshi. Umuntu bavuga utari ko abantu bakora ibi, ibyo tubaha, ibyo babona birahagije. Ntabwo bijya umuntu agera aho avuga ngo birahagije, kubera ko hiyongeramo bwa bushake no kumenya ko uyu mwuga uvuze byinshi birenze umuntu, kuko ari iby'igihugu. Umutekano ni wose, urwego tugezeho rurashimishije, kandi urugendo rugana heza turacyarukomeje. Rwanda warababaye, wagize ibikomere biruta iby'abandi, twize byinshi mu hahise, ntitwifuza ko ayo mateka mabi azongera kubaho ukundi, ahubwo twe nk'abanyarwanda dukomeze igihango dufitanye, twubake u Rwanda twifuza. Hari byinshi byiza tumaze kugeraho, kandi umucyo w'urumuri rw'u Rwanda ugomba gusakara hose, njye nawe dufatanyije. Ubumwe, umurimo no gukunda igihugu niyo soko y'imbaraga zo kwanda k'u Rwanda. Ihorere Rwanda.
Turibuka means to remember. Each year we stand together with Rwanda to remember the 1994 genocide against the Tutsi. To honor the memory of the more than 1 million lives lost. And to pay tribute to the strength and courage of the survivors. 29 years after. Rwanda is a beacon of resilience, transformation, and a testament of the enduring spirit of humanity. Kwibohora. Remember. Unite. Renew. Genocide never, never, never again. Twibuke, twiyubaka.